hari abandi bana ba Bruce Melody uzidia amasura ntago wenda amazina nzi kuyaza ariko amasura uwa kabiri nawe nzi ariko wa mbere ndamuzi Brita Brita ubona sa nk'umubebe wanyu baraza cyane n'abantu babazi birabagora kubatandukanya sure ntago yabonetse yavuze ko nta mwana dufitanye ndaseti ndumva nta kindi kintu nari kubirenzaho nasinye nk'umuntu hari wenyine nanjye isunteta rwose iyo ndirimbo ni iyihe Abu Dhabi iyo ndirimbo niyo ya Bruce Melody akunda ariko nagazi ibintu byinshi kuri we ariko arabizi neza ko ari papa baby wawe twarabiganiriye ariko ntabwo nigeze mbijya kure byo kubimubwira ntabwo bivuga ngo arabizi ko ufite umubebe ariko ntago azi daddy we ntabwo nkunda kubigarukaho kenshi ubu se aramutse arebye ikiganiro akabona wenda bakamusobanurira bakamubwira ati fiance wawe yarari kuri Iris TV bavuze kuri papa baby wawe ni wa mutipe kundi ndirimbo ye wamusobanura gute nyese namusobanurira kubera ko nawe ajya kubimbaza yabonye ko bimbabaje arambwira isoke reka tubireke nta kibazo ufite tatu nyinshi ufite nyinshi mu mugongo wanjye harimo Boston Celtics yego ni ikipe nkunda cyane ya basket yego ahanga ku kuboko Anso Diallo Abubakar yego no ku kaguru Anso Diallo Abubakar yego ahandi ho hari gitari natereshejeho ndi muto cyane nibyo gusa reka nangire ngusuhuze cyane nkwifurize umunsi mwiza nkwifurize ubuzima buzira umuze ndetse nkwifurize gukomeza kubana natwe umunsi ku wundi angani kuri Iris TV ni Blaise nk'ibisanzwe iteka ryose ni kumwe n'umwe mu bantu twamenye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo dore ko benshi bagiye bamufata nyine nk'umuntu warabaye nk'umuntu w'umubyeyi mwiza ndetse uyu munsi yagarukanye fresher ngira ngo muramubona kuri Iris ukuntu yarasanzwe ameze ushize twigeze gukorana ikiganiro ariko tuganiriza ibintu byinshi abantu bakunda n'ubuhamya bwe Diane umeze neza yego ameze neza Diane makuru imizi meza cyane meze neza Diane abantu wenda twakoranye ubushize ku gitangazamakuru kimwe turi kumwe nge nawe babaye bishimiye ibintu waganiriye ndetse bakajya banansaba kukugarura ngo tuganire cyane harya Diane amazina yawe yose nayahe nitwa Agasaro Diane amazina meza rwose Diane none se iminsi myinshi twahirukanaga ngira ngo mwaka ushize waranahindutse fresher ni zose gute se ntago nahindutse nibisanzwe warahindutse iyo mvuga ko wahindutse ntago mba mbeshya kuko wenda n'abantu baraza gucomparinga kuri video twakoze ubushize ni yaka kanya Diane twakumenye nka mama baby wa Bruce Melody abantu benshi ngira ngo barabizi Diane Agasaro ahubwo ubu kugeza uyu munsi Diane uyu munsi uhagaze gute ndabona ufite fresher umeze nk'umuntu uri mu byishimo magaze neza nta kibazo mfite ndishimye nkuko bisanzwe njye muranishimye uhora wishimye ibyishimo bikora Diane ntabwo navuga ngo ibyishimo bikora kuko biragoye kubona njye ikintu Diane kimbabaza Diane ino misi waruhugiye mu bikize ko duherukana umwaka ushize ndashaka Diane ngo muhindi interview ndakubura ngize amahirwe ndakubona waruhugiye mu biki wakoraga iki cyo gihe kuva ubwo duherukana ndakeka nari mugiye mu bintu byo kwiga warasoje ntabwo ndasoza wari uri kwiga ibiki Diane nari natangiye university muri Uganda nigaga ku kigo cyitwa KIU Kampala International University uri kwiga kaminuza yes siko bikase none se Diane njye nahita nangibaza byagenze gute kugira ngo nyuma y'ibyabaye byose kuba wari ufite umubebe biza kurangira papa baby yihakanye wenda umubebe ariko ubu ngubu mujya muvugana ntago tuvugana nta kintu tujya tuvugana na kimwe nta cyahindutse mbese nkuko twatubanye na mbere hose watekereje gute gusubira mu ishuri nyuma yo kuba wagira umubebe nyuma y'ibintu byose ubuzima burakomeza nicyo kintu nshobora kuba nakubwira
nyuma y'ibyabaye byose ubuzima burakomeje. Diane ari muri kaminuza muri Uganda. Yego. Ukigera i Bugande byagenze gute? Bwari ubwa mbere cyangwa usanzwe ujyayo? Okay, njyayo bwari ubwa mbere, nabaye nk'umuntu nyuzuwe. Mbubizi ibintu byo kunyuzura mu mashuri. Nabaye nk'umuntu nyuzuwe. Ariko ngeraho ndabimenyera. Wari umaze igihe kingana gute? Kampala? Kampala nari maze like nk'amezi 10 gutyo. 10? Ko nagiye last year mu kwa 9. Ngaruka mu kwa 5 k'uyu mwaka. Kwa 5. Biragaragaza ko kabisa waranahindutse na Tom wavugiragaho cyangwa se uburyo wavugaga slang, ubu urajya kuvuga akantu kose ugashyiramo like for example tunugutwo ni byiza cyane. Iyo uteye intambwe nyuma yuko wari umaze kwibaruka, shirige tunabiganiraho cyane muri media biravugwa, ariko uyu munsi Diane afite intambwe yateye yo kuba ari mu ishuri muri kaminuza. Wowe ubifata gute nk'umuntu nyine wari uri muri birabihe uyu munsi ukaba nyine umeze gutya? Ni ibintu byo kwishimira cyane kuko nago navuga ngo niba ikintu kikubayeho ubeho byo guheranwa n'ibyo bintu byakubayeho cyangwa se n'agahinda kakubayeho. Ni igihe cyo gutekereza nkeneye iki mu gihe iki n'iki. Nibwo nicaye ndatekereza igihe iki n'iki. Anyway, ngenda Uganda nago nagiye mfite gahunda yo kujya kwiga. Nagiye mfite gahunda yo kuvuga ngo njye gusura umushuti wanjye uko ari we yabaga, umuntu twabanye cyane noneho ngezeyo biba ngombwa ko sinzi ko navuga umukope wanjye aza kunsangayo. Ansanzeyo amproposa kwiga ndabyemera, ndankomereza. Uravuze ufite umukope. Wenda jewe ni ibintu biba binshimishije kenshi mu buzima tubaho, ariko ugasanga wenda hari abakwifuriza kuba utatera imbere cyangwa se kuba utagera ahandi hantu. Ariko uyu munsi uti umukope yabigusabye mu buhe buryo? Kope wawe cyangwa boyfriend wawe yabigusabye gute? Byagenze gute Diane? Urumva niba ufite umuntu w'inshuti yawe muganira ibintu byinshi, hari ubuzima bwinshi uba waranyuzemo, ukaba umuganiriza nk'umuntu muri kumwe, muganira mwuzuzanya cyangwa mwizerana. Niba nawe wamuganirije gutyo byabaye ngombwa nyine ko duhurira aho ngaho, mu gihe nawe yari ahari ansaba ko nakwiga. First yarabanje arambaza ese wo byakunda kujya ku ishuri? Ndambwira ndabikunda najyayo. Abimbwiye gutya like yabikoze nko mu mezi 2. Mu mezi 2 mtanangira ishuri. Uramwemera uti ngiye gusubira mu ishuri. Ariko boyfriend wawe abahehe Diane? Ubushize narakubajije umbwira ko ahari yego, ariko se abahehe aba mu Cyegiro? Muri Guinea. Aba muri Guinea? Ntagari umunyarwanda? Ibyari byaranze none byaciyemo wibonera umunyamahanga, wibonera mu diaspora. Yego. Diane wakuye mirihe somo kuba waba numva ugize papa baby arakwihakanye, umubebe wawe aramwanze n'iki, uhita wibonera umukunzi rero? Isomo wakuyemo ni iri? Sinavuga ngo wenda kuba narabonye umukunzi n'ibindi bintu, kubera ko mu gihe runaka mu gihe udatekereza ibintu birahinduka. Gusa nisi ibintu byinshi mu bantu nyine bameze nk'uwo wari uri kuvuga nashaka kuvuga njyewe, ko ni ibintu binsubiza inyuma kenshi ntago bikunda no kubivugaho. N'inshuti zanjye zirabizi, nyinshi zirabizi ko tutaganira ngo babingaruremo numve nishimye. Biragoye kwizera umuntu ukuze uri mutoya, uri umwana utazi ibintu byinshi, then akaguhinduka. Wumva bigoranye nawe ubwawe. Ariko nyuma icyo nabwira abo tungana cyangwa inshuti zanjye, nyuma y'ubuzima haza ubundi, kandi ibihe runaka birahinduka. Icya mbere ni ukwigirira icyizere gusa. Abakobwa ka message rero bafite kwiheba ko nyuma yuko babyaye wenda babyaye cyangwa n'abakunzi nawe nje ndumva nje nakwiheba guhari. Icya mbere ni ukwigirira icyizere, ukagira confidence, kumva ko ubwawe ushoboye. Niwe ubwawe kugize cyane wumva ko ushoboye, ibintu byose bigenda neza. Ako Diane, hari ukuntu nigeze kubyumvaho, ni rumors ziba ziri hanze ko umubebe wawe sibyo
wamutaye ari mutoya Dia waramutaye no ntago namutaye even ndakeka last time twabivuzeho yego ntago namutaye ya bambwiye ko ngo wari ugiye mu kazi byose nabigusobaniriye muri last interview Dia none se umubebe uramuheruka ya ndamuheruka umuheruka ko ndamusura kenshi umuheruka ryari shize igihe kingana gute no nagari kinini kuko igihe cyose runaka ngiye nkeneye kumusura ndamusura igihe cyose nshoboye ndamusura nta kibazo gusa ndamuheruka hari utuntu ajya kubwira ukumvura uhise umukumbura n'ubaka akanya ukabaho no turanavugana n'umwana wanjye fast amaze igihe kingana gute ariko bafite imyaka ingahe afite azuzuza 6 years ku itariki ya mbere z'ukwa 9 yego n'ejo bundi ibirori warabipanze nje nta kindi mbanekereza she's my Laura kabisa none se iyo muri kumwe byaro tunhora wibuka uvuga uti umwana wanjye anganiriza ututuntu twatugamba kubwira nk'umubebe w'imyaka 6 agiye kuyuzuza mine umukobwa wanjye ni stubborn kurya utashaka kubyumva nyine arakorogana cyane kenshi cyane ndamukumbura buri munsi mama nshaka kuba ndi kumwe nawe ariko ibiro nakaba ari ku ishuri ntago dushobora guhorana kenshi bageze mu kangahe ari mu wa kabiri primaire wow that's nice umwana ndumva arakuze asa nande hagati ya mama na papa nakubwira ngo asanga papa we ariko aseka nkanjye aseka nka mama akabasa nka papa papa we ajya kumureba no nagarajya kumureba na rimwe wenda agena nakwibaza ni ibintu wenda bitanshimisha cyane mubyeyi nyine Dia iyo urebye neza ubona hari igihe kizagera uriya mwana akabona na papa sinzi ngo nakubwira ikintu na kimwe kuri ibyo ngibyo kuko ari papa we uruhande rwe afite umutima we kandi abizi ko igihe cyose amaraso y'umuntu n'amaraso y'umuntu cyo bivuga ko ari ikizere cy'uko bazahura bitewe n'amaraso y'umuntu n'amaraso y'umuntu wenda azicara mbe kamaraso ari kumurya agiye gushaka amaraso ye koko nirwo rwego nabasha kubivugamo nimba yicara right now akicara kuri TV ahantu runaka akabigarukaho it means ko nabwo atangiye kumva ko wa mutima utangiye kumuriza hari abandi bana ba Bruce Melody Dia amasura ntago wenda amazina nzi kuyaza ariko amasura uwa kabiri nawe nzi ariko wa mbere ndamuzi Brita ubona asa nk'umubebe wanyu baraza cyane n'abantu babazi birabagora kubatandukanya sure Dia ko ntajya mbona umupostinga no hari bireke ibyo ngibyo bireke buriya bari impamvu gusa ndamupostinga wenda sinzi nimba utabibona ariko sometimes ndamupostinga abantu rero benshi bakomeje kumbaza ese umubebe kuko benshi ntabwo bumvaga uburyo ibyo bintu bishobora kuba kambaza bati se umubebe abantu bamufite ntabwo bajya nibura babwira Diane ajye kumusura ndavuga ariko buriya Diane ajyayo nawe nk'umubyeyi ahubwo papa ambaza gutyo nkavuga nzakubaza papa ntabwo bari abantu bafite umubebe bajya wenda ajyayo abasura cyangwa ngo bamumushyire byose birashoboka nk'icyamamare anyway ku munsi wa mbere ibyo bintu byose bijya gutangira ni njyenyine wagiye ku murenge wa Gisozi nkora ibyangombwa nk'umubyeyi w'umumama aha ni ngombwa ko umupapa ashobora guhamagarwa ntabwo yabonetse yavuze ko nta mwana dufitanye that's it ndumva nta kindi kintu nari kubirenzaho nasinye nk'umuntu uhari wenyine birarangira we yavuze ko nta mwana mufitanye ese Dia ubona kuba wenda umuntu abaye icyamamare cyangwa se umusitari muri rusange byatuma yihakana uwo yabyaye sinzi nimba ari kuri Diane nje kuri njyewe ku giti cyanjye ntabwo numva ko ushobora kuba icyamamare cyangwa ikindi kintu ngombe ko wakwihakana amaraso agukomokaho ntabwo njye mbitekereza
iyo ubundi bavuze umuntu w'icyamamare cyangwa umustar nka Diane wumva iki? icyamamare mbyumva nk'umuntu uzwi n'abantu benshi nyine wamamaye, niko mbyumva. hanyuma umusitari wo naba ngiye kubeshya, naho navuga ngo bisobanura iki, nzi ko sitari inyenyeri gusa nta kindi kintu mbizi. Umusitari rero ubwo ngubwo n'ubundi ni icyamamare, aba ari wa muntu nyine urabagirana, abamurikiye abandi, abari inyenyeri ya rubanda, abari byose. Umva ni icyamamare, byose ni kimwe. Dia rero uyu munsi duhuye, nakubwiye ngo fresher zariyongereye, uyu munsi wicaye neza kabisa, nubwo nagusuye wenda amasasa nkaho yegereje kwira, ahubwo nge nahita nkubaza, abantu bari kureba ku ntoki zawe wambaye impeta nziza, ku ntoki, ni impeta kabisa, navuga ko ari nziza cyane. Ese ino mpeta uhise unayitwereka rwose? ino mpeta Dia ubwo duherukana nayo wari wambaye, ndetse n'intoki zawe uko zasaga, ndavuga uburyo wari wateye verni yawe, mbese ntago ari uko uyu munsi umeze. Ariko ngewe icyo ndeba cyane ni impeta, n'abakunzi ba Iris TV baraza kumenya byinshi. Ese iyi mpeta Dia kiri mu bwoko bwa Fiance wayambaye ryari? Uracyabyibuka igihe wayambariye? nta minsi myinshi ishize nyambaye. nta minsi myinshi ishize nyambaye. ukuntu bimbajijemo biransekeje. Yego, ni impeta nziza cyane, ibengerana, igushashagirana. urakoze. Niyo mpamvu nashikaga kukubaza, iyi mpeta wayambaye ryari? ashize iminsi nk'ine gusa. Wari uri mu Rwanda cyangwa wari uri hanze yarwo? Ndi mu Rwanda. Yego. Ni wa muntu wo muri Guinea cyangwa ari umuntu? Ego niwe. Dia, félicitations kabisa. Harya bavuga ngo mu Kinyarwanda neza, Ikinyarwanda cyiza harya bavuga gutera. Félicitations cyangwa se congratulations, navuga ko ari uburyo bwo kukwifuriza ishya n'ihirwe, cyangwa se kukwifuriza ibyiza cyane, kugufelicita niko tuvuga, ngira ngo dusige tunatira mu ndimi z'ahandi. Iyi mpeta se byagenze gute Dia? Byagenze nk'ibisanzwe. Umuntu atera ivi. Byagenze gute? Nk'uko ibindi byose bigendanye niko byagenze. Yego, bise binagutera isoni, ubanza surprise yari iryoshye cyane. Niyo mpamvu ni byiza Dia, ni byiza kongs kabisa kugira past itagushimishije ariko bikaba biryoshye umunsi wambaye impeta yawe Fiance yashyizemo. Reka abakunzi bawe n'aba Iris TV muri rusange, abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Umukunzi se aracyari mu Rwanda cyangwa wari yaragiye? Agenda. Yaraje atera ivi, kwambika impeta nziza nk'iyo. Yakubwiye amafaranga ihagaze? Nawe ntago yayambwiye. Byagenze gute Dia? Ese ubanze kutunyura? Yaragutunguye aza mu rugo? It was surprise. Surprise. Yani gifite emotion nyinshi rwose, biragaragara ko iby'iyi mpeta bitari byoroshye. Dia, iyi mpeta rero urayambaye, ubu uzayisubiza ku ishuri? Nta kibazo? Urumva nta kibazo rwose? Nta kibazo na kimwe mfite. Dutegereze ryari bijyanye n'imihango ikurikira? Nabwo ntago ari kure. Kubera umutipe arateganya kuba mu Rwanda, nta kibazo. N'impamvu yabaye ngombwa ko aza agatongera akagenda, nuko nyine yari ari muri gahunda zo kuza kuba hano, yari yayishatse yongera asubirayo. Byihuse kuko hari ibintu byinshi ashaka kubanza kurangiza, then agahita aza akaba mu Rwanda.
yansabye ko hagati twajya kuba iwawe cyangwa hano mbwa ko ngiye nshaka kuba ko twaba hano turi mu Rwanda. Baka kanya rero uriteguye kubaka urugo. Wumva rimwe nibigera ubana na Sheri mufite wenda abandi babebe cyangwa se mutarana bagira Sheri wamubwiye ko ufite umubebe ariko arabizi. Azi icyamamare azi Bruce Melody ari indirimbo yakunda nanjye isuntetsa rwose iyo ndirimbo ni iyihe? Abu Dhabi iyo ndirimbo niyo ya Bruce Melody akunda. ariko nagazi ibintu byinshi kuri we ariko arabizi neza ko ari papa baby wawe. Twarabiganiriye ariko ntabwo nigeze mbijya kure byo kubimubwira. Ntabwo bivuga ngo arabizi ko ufite umubebe ariko ntago azi daddy we. Ntabwo njya nkunda kubigarukaho kenshi. Ubu se Dia aramutse arebye ikiganiro akabona wenda bakamusobanurira bakamubwira ati fiance wawe yarari kuri Iris TV bavuze kuri papa baby wawe ni wa mutipe kundi ndirimbo ye wamusobanura gute? Yes, namusobanurira kubera ko nawe ajya kubimbaza yabonye ko bimbabaje arambwira isoke reka tubireke nta kibazo. Ariko Dia wemera ko umuntu ashaka kuza nkuko nguko akagukunda kabisa wifite umubebe wawe imyaka 6 kandi mukubaka rugo rukakomera? Urabyemera? Ushingira kuki wemera ko bibaho binashoboka? Icyo nshingira ko nuko ko umuntu yagukunze ntabwo yita ku bindi byose biri inyuma. Umuntu wakunze ashaka kuguha agaciro runaka akakubaha. Ntabwo nzi neza kumubwiye ko ufite umwana cyangwa papa ari uwo ashaka kujya kubitekerezaho kenshi cyane kurusha ko yagaha agaciro urukundo yagukunze. Nicyo gituma ubyizera kabisa. Dia none se fiance wenda reka mukubazeho bwa nyuma araja guhaye impeta famille yabyakiriye gute se babifashe gute? Ntabwo byari bigoye kuko tumaranye igihe kinini. Mumaranye nk'igihe kingana gute? Like 3 years. 3 years. Bivuga cyagiye mwari mumaranye umwaka uzi ko ari byo? Dia cyagiye mwari mumaranye umwaka umwe? 3 ni myinshi. Reka mbifurize ishya n'ihirwe rero mu rugo rwanyu, mbifurize kugira ababebe muzabyare mwororoke ndetse mugire ibikiza byose Imana itanga. Ahubwo Dia nakubaza uyu munsi ubwiye papa baby ko uje kuzana umubebe mu rugo umwana wawe w'imfura mu rugo ujye ubona yabyemera? Mu rugo rwande rwanyu rwawe na fiance wawe mbibwira nde papa we? Oya ubibwira yaba papa we ndetse cyangwa ubibwira fiance wawe. Papa we yabyemera ko ariko papa we ngira ngo hari yabyemera? Yes, fiance we ntabwo yabyanga. Ntabwo yabyanga ko azi byinshi kuri ibyo twaganiriye byinshi. Ku rundi ruhande rwo ntabwo mbizi kuko nabonye mbasha kuganira narwo aho bigeze ubu nta nibyo nanashaka. Ese uheruka kubona Bruce Melody ryari Dia? Ntukambeshye. Sinkubeshye ntabwo nifuza no kuba namubona ko barumva nta mpamvu nimwe ishobora. Ubu ugiye kumara icyo gihe cyose utamubona? Yes. Sure. Imyaka 5 hafi 6. Nshobora kuba muheruka nka 15 kuvuga ngo ndamurebye neza. No. Naba mbeshye. Cyakora naba mbeshye nka 2017 nigeze kumubona ahantu. Abantu ni sawa byumvikana ko ari fresh kabisa. Niba utajya unamubona ujye utekereza ko aka kanya ashaka gusaba imbabazi akakubwira ati ndashaka ko tukwimariya mbabarira basi umugore wa kabiri. Nabizi ko ari abantu bemerewe gukora iyo kope bigacamo. Mukore wabigenza gute? Nako ni wowe mukuru. Nawe ukaza nyine. Ntabwo ari njye mukuru please. Nawe ntukajifata ibintu ko bitari. Ngaho mbwira. Ntabwo ari njye umugore we mukuru ni Catherine. So n'amazina ubuyazi? Ndamuzi, yes ndamuzi. Ariko ntabwo numva ko rero nawe ibyo binashaka kuza akabitinyuka ko uko twatandukanye ku giti cye warabizi. Ndumva rero bitaba ngombwa ko yagira n'ikindi kintu ambwira na ibintu byinshi kuri we nta kintu kimwe mba ntazi. Umurongo ku wundi. Bivuga ko rero ukimukurikirana No, ntabwo mukurikirana kuko anyway hari inshuti afite kandi nanjye ari inshuti zanjye.
dushobora kuvuga ati uyu munsi turi kuganira bikarangira kuko ndi muri kuganira n'abantu hajemo story y'undi muntu ukamenya ibintu byinshi cyane ariko ndumva nta kintu na kimwe afite kuri we kuri njye cyambangamira nta na kimwe. Abantu bafite umubebe wawe bajya bakubwira ko bazamuguha Diane? Yes, mu byo twasinya birimo. Wowe anytime mushaka wamusaba? Nta kindi kiguzi bazagusaba? Nta na kimwe. Kuko kuri njye ku byo nasinyiye nabikoze kuri icyo gihe ko nta bushobozi nari mfite ariko hari ukuntu Imana igenda ihindura ibindi bintu ku ruhande. Isaha n'isaha nemera kuba nagenda nkamukurayo ko mu byo nabasinyiye. Anyway, tureka no kubigendaho cyane, dufite njye nabo amasezerano twasinyanye tuyemeranyaho nk'abantu bakuru bibaho. Umubebe yakubonye rero ahita amenya ko ari mama? Yes, aranzi nta kibazo cyari. Wow, that's nice. Kugeza ubu rero ni nabyo ngiye kukubaza, hari ubutumwa buri gihe niyo uri mu rugo, hari igihe buryo umuntu yitekerezaho nka saa sita wenda ari kuri lunch yicaye mu rugo, gira ikintu wibwirira bari abantu bafite umubebe wawe bagufashije ndetse bafashije na papa baby wawe? Ntago ndi bubeshye ngo ndajya gushimira umugabo cyane. Kugishije ukuri ndashimira uriya mama witwa Alice, mama w'intwari, ni mama ushoboye kwihanganira ibintu byinshi nshobora kuba nanjye nakwigiraho ibindi byinshi. Hari ibyo ntakabaye ntagomba kuvugira kugutya kuri kamera ariko nzi ko ari umumama w'intwari cyane, ndamushimira. Ntacyo mfite na kimwe na muturage ushobora wese kuba namushimisha ariko icy'ingenzi ndamushimira cyane kandi Imana imuhe umugisha. Kabisa, ariko n'umupapa nawe Imana imuhe umugisha. N'umupapa Imana imuhe umugisha. Oya, urushimiye umuntu umwe kandi gender balance ni ngombwa. Anyway, hari igihe umuntu akora ikintu kubera impamvu. Ariko akunze umubebe n'umumama cyane? Ntabwo mbizi ariko njye nashimiye umumama cyane cyane cyane. Ni iby'agaciro kubona kuri iyi si kubona umumama umeze nk'uriya mubyeyi. Hari navuga ko ubwo duherukana wari ufite bimwe mu bishushanyo ku mubiri ariko uyu munsi ufite ku kaboko nabonye hari indi tattoo ngira ngo ni nshyashya wenda yo kwita ko yo nisanzwe ariko zose wari uzifite? Urumva ko ntarebye neza harya Diane zivuze iki tattoo ufite ku mubiri? Hari iri ku itako ryawe ndetse hari nifite tattoo nyinshi. Ufite nyinshi? Mu mugongo wanjye harimo Boston Celtics. Yego. Ni ikipe nkunda cyane ya basket. Yego. Ahanga ku kuboko Anso Diallo Abubakar. Yego. No ku kaguru Anso Diallo Abubakar. Yego. Ahandi ho hari gitari natereshejeho ndi muto cyane nibyo gusa. Ufite gitari? Gitari niki cyatumye uyishyiraho Diane? nakundaga kuyicuranga mu rusengero. Numva ari ibintu bingora cyane. Numva ari ibintu bingora cyane ariko ngaranira ko nakumva ko nzi gitari. Urayicuranga? Ndagerageza. Ubwo niyo mpamvu wayikunze. Wayishyizeho wari wakamenyana na Bruce Melody? Wayishyizeho mu muzi? Nashyizeho mbere yaho? Wow, ni byiza. Diallo Abubakar rero ku kaboko kwitako ngira ngo hariho n'akantu kameze nk'ururabo hari flowers. Niwe fiance? Eko Diane warakunze cyane bikomeye. Hari utuntu ujya wibukiraho fiance wawe? Mu batari mu Rwanda. Niyo mpamvu mba ndi guseka cyane. Ni nk'uduki ukibuka?